Hello, bonjour, habari, gira amahoro, Kristo Yesu akuzwe, Yesu ashimwe cyane. Assalamu alaikum ku bakunzi ba Black Rwanda mwese bo muherereye mu Rwanda, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bugande, i Burundi ndetse no ku isi hose muri rusange. Turagushimiye wamaze gukora subscribe kuri channel yacu, tunasaba dusuye bwa mbere kwakora subscribe hasi mu ibara ritukura, nurangiza gukande kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru zacu gatanu kuri gatanu nimwe gucitse. YouTube ni urubuga rw'abanyamerika rwo gusangira amashusho kuri internet rufite icyicaro i San Bruno muri leta ya California. Rwavumbuwe n'abagabo batatu bahoze ari abakozi ba PayPal aribo Chad Harry, Steve Chen na Jawed Karim. Bashyizeho iyi serivisi yo gusangiza amavideo kuri internet muri Gashyantare mu 2005. Google yaguze urubuga rwa YouTube mu Gushyingo 2006 kuri miliyari 1,65 z'amadolari y'Amerika. YouTube bikabikora mu imwe mu mashami ya Google. Buri munsi turi amavideo kuri YouTube tutazi ko turi kwinjiriza ba nyiri YouTube channels ndetse na Google muri rusange. Ushobora kuba ufite YouTube channel ariko mu by'ukuri nta kikomare cyangwa se ukaba ubona nahiva nahijya. Nk'umukunzi wa Black Rwanda twaguteguriye uburyo se cyangwa se amayeri 10 wakoresha kugira ngo YouTube channel yawe ibashe gukura kandi inakwinjiza amafaranga buri munsi wibereye mu rugo kandi utavunitse. Kandi tukwibutsa ko iyi nkuru itari abantu bafite za YouTube channel gusa, ahubwo inareba wowe uri gukurikirana iyi video ariko ukaba ushaka kwinjiza amafaranga mu buryo bworoshye mu gihe gitoya. Mu gihe ushaka gukora YouTube channel ariko ukaba utazi uko bikorwa, twandikira kuri iyo nimero ya WhatsApp iri kuri screen yawe, tuzagufasha nta kiguzi tukwatse. Tunagusaba ko wakurikirana iyi nkuru mpaka irangiye ntagire n'akantu kamwe kagucika. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho mu gihe ufite YouTube channel cyangwa se uri mushyashya kuri YouTube ariko ukaba ushaka gukora YouTube channel, ni uguhitamo ibyo ushyira kuri YouTube channel yawe cyangwa se icyo dukunda kwita content. Buri munsi twirwa turi amavideo kuri za YouTube channels zigiye zitandukanye hano mu Rwanda, ariko inyinshi usanga zikora ibintu bimwe, akenshi bibanda kuri za interview, ibiganiro byigisha imibonano mpuzabitsina, amakimbirane ari hagati mu byamamare ndetse n'ibindi. Niba ushaka gukora YouTube channel ushaka kuyikuza, si byiza ko wakora ibyo abandi bakora, ahubwo ikiza no ko wakora ibintu bifite umwihariko wawe. Aho ni ukuvuga ngo mu gihe ugiye gukora inkuru runaka banza umenye niba n'abandi bayivuzeho. Ibi ngibi ubikora ugiye mu ishakiro ukandikamo umutwe w'inkuru ushaka kuvugaho, wabona nawe wabivuzeho maze ugahita utegura inkuru yawe nta mususu. Ikindi kandi biba byiza iyo wibanze ku ngingo imwe gusa. Ibi ni ukuvuga ngo niba ugiye kuvuga kuri sport yivugaho yonyine, niba ushaka kuvuga ku bwiza bivugaho byonyine, amakuru, ubuzima, iyobokamana ndetse n'ibindi. Ntuzana akajagari mu nkuru ukora. Urugero, uyu munsi ntukavuga ibyiza byo gusenga maze ngo ejo uvuge ngo abakobwa beza bafite amabono muri Kigali. Ibi ngibi mu Kinyarwanda tubyita kuvanga amasaka n'amasakaramentu. Hitamo ingingo imwe aba ariyo uvugaho gusa. Niba uhisemo gukora inkuru runaka ntukayigire ndende cyane kuko bitera abantu ubunebwe kureba ibintu birebire. Byibura niba ntoya ibi minota 5, niba ndende ibi minota hagati y'10 na 25. Ikintu cya kabiri ugomba kwitaho ni ukugenzura niba ibyo ugiye kuvugaho byubaka cyangwa se byemewe n'amategeko. Mu minsi yashize RIB yatanze itangazo iburira abantu bose bakoresha za YouTube channels mu Rwanda gusiba za video zigisha imibonano mpuzabitsina ndetse n'imikoreshereze y'ibitsina, kuko byagaragaye ko ariyo ngingo abantu bose bibandaho, haba mu bahanzi baririmba, abakinnyi ba filime ndetse n'abandi, ibyo dukunda kwita ibishego. Ibyo bikaba byangiza abana bato batarageza imyaka. Nibyo koko inzira yoroshye yo kuzamura channel yawe ni ukubaka ibintu byiza. Ibyo byose turabizi. Ubuzima busanzwe bwa buri munsi abantu duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, tukajya gushakira ibisubizo kuri internet. Rero byaba byiza ugiye ukora video zikemura ibibazo by'abantu bya buri munsi cyangwa se zibungura ubumenyi ku kintu runaka batari bazi. Urugero, ushobora kwigisha abakobwa uburyo bakwitera ibirungo ndetse n'abagore.
Ushobora kwigisha abantu uko babumba amatafari ya kijyambere ndetse n'ibindi byinshi muri rusange. Ntabwo wabura ikintu uvugaho. Fata umwanya maze utegure neza ku byo ugiye kuvuga, maze channel yawe urebe ukuntu izamuka. Ibintu byose ubiha umwanya. Ikintu cya gatatu ugomba kwibandaho ni ukugirana urugwiro n'abasura channel yawe. Ni ngombwa kutirengagiza ko YouTube ari umuyoboro uhuza abantu benshi cyangwa se urubuga nkoranyambaga nk'izindi zisanzwe. Birababaje niba ushyiraho video ukigendera ugategereza views utitaye ku bitekerezo by'abantu. YouTube ihemba za channel zisabana n'abazisura. Ni ukuvuga ngo niba umuntu ashyizeho igitekerezo cye kuri video yawe, cyaba kigusenya cyangwa se kikubaka, ni byiza ko umusubiza kuko bifasha channel yawe kugira ishusho nziza mu bagenzura YouTube bo muri Google. Kugira likes na dislikes nabyo bituma ugera kure. Rero ntukirengagize ko aho ugeze ari abasura channel yawe bahakugejeje. Dukomeza gushimira wakoze subscribe kuri Black Rwanda, tugushimira cyane, tukubwira ko tuguteganyiriza ibyiza gusa. Kandi n'ubuzusuye bwa mbere wakora subscribe hasi mu ibara ritukura, maze tugakomeza kukugezaho ibyiza gusa nta na kimwe kigucitse. Ikintu cya kane wakora ni ugushyiraho ibirango kuri channel yawe. Amavideo ushyira kuri YouTube channel yawe ni meza, ariko ntabwo channel yawe igaragara neza. Niba wifuza ko abagusura bagufata seriye n'ibyo ukora, ni byiza ko washyiraho ibirango bikuranga. Icyambere ni ugushyiraho ifoto nini buri wese usuye channel yawe ahita abona, ariyo iyi ngiyi muri kubona aha ngaha. Ugashyiraho profile wifuje yose ariko igaragara neza. Ibyo nibirangira ujye hari ibikuranga cyangwa se muri about wandikemo icyo channel yawe igamije cyangwa se intego ufite. Byaba byiza ushyizeho n'uburyo bwo kukuvugisha bidaciye muri comment. Aho ni ukuvuga ngo ushobora gushyiraho nimero yawe cyangwa se email yawe nk'uko ahangaha mubibona. Nk'uko mubibona ahangaha ushobora kutwandikira kuri WhatsApp, ushobora kutwandikira kuri nimero isanzwe nk'uko wabyifuza kose, ushobora kuri Facebook, uko wabyifuza kose. Rero niba udasobanukiwe ukuntu ibi ngibi bikora, watwandikira kuri WhatsApp tukagufasha nta kiguzi. Ikintu cya gatanu ugomba gukora ni ugusakaza video zawe ku zindi mbuga nkoranyambaga. Mu gihe umaze gukora video ni byiza ko uyisangiza inshuti n'abavandimwe kuri WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat ndetse n'izindi nyinshi. Amayeri abantu bafite za YouTube channel mu Rwanda hano zikomeye harimo no gusakaza link z'amavideo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ntukagire ngo iyo channel igize views 100,000 ziba zavuye mu ijuru. Ntabwo ari byo. Ziba zavuye mu gusharinga za link ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Niba ufite channel ukaba udakoresha izindi mbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri ntaho uzagera. Byaba byiza uzifunguye ukajya ushyiraho za link z'amavideo yawe kugira ngo zirebwe n'abantu benshi. Gusa ntabwo ari byiza ko wabangamira abantu basharinga amavideo kuri YouTube mu gihe mutavugana. Ujye usharinga amavideo yawe n'abantu muvugana. Ahangaha niho uzasanga umuntu abitse nimero yawe ariko mu by'ukuri mutari inshuti, ahubwo icyo gusharinga ari amavideo yo kuri YouTube ye. Rero mu gihe ugiye gusharinga link yawe ujye ubanza umenye niba umuntu ugiye kuyiha bitamubangamiye. Mu by'ukuri ushobora kuba uri gushaka views cyangwa se amafaranga, ariko mu by'ukuri uri kubangamira abandi. Rero uzajye ubyitondera nabyo. Ikintu cya gatandatu tugomba gukora ni ukwigaragariza abantu. Si itegeko ko wigaragariza abantu bareba video zawe gusa, biba byiza iyo bareba video zawe banakuzi. Mu gihe wigisha abantu ibintu runaka biba byiza iyo bakuzi isura kuko bituma bumva batekanye. Aha ni ukuvuga ngo aho gushyiraho logo kuri profile yawe ushobora gushyiraho ifoto yawe. Gusa benshi bafite za YouTube channel mu Rwanda ntabwo bigaragariza abantu bitewe n'impamvu zabo bwite. Gusa ntabwo ari ikosa. Gusa mu gihe ntacyo bigutwaye uzajye wigaragariza abantu, bizatuma channel yawe ikura. Ushobora kuba utigaragariza abantu mu mavideo ariko ugashyiraho ifoto yawe kuri profile, nabyo birahagije. Gusa nimba wumva utiteguye kwigaragariza abantu, uziturize, nabyo ntacyo bitwaye, nk'uko benshi mutazi Black Rwanda. Ariko umunsi umwe muzamumenya nta kibazo. Ikintu cya karindwi ugomba kwitaho ni ugushyiraho thumbnails n'imitwe y'inkuru bikurura abantu kandi bitababeshya. Thumbnails ni ya foto ubona bwa mbere iyo ugiye gufungura video.
Ushobora kumva nta kamaro kanini bifite ariko mu by'ukuri rwose niho ruzingiye. Niba umuntu agiye mu ishakiro gushaka inkuru runaka hakaza video nyinshi, 99% azafungura video ifite ifoto nziza ndetse n'umutwe mwiza. Aha niho uzasanga video ifite umutwe mwiza n'ifoto nziza ariko wakwinjiramo ugasanga mu by'ukuri nta kintu kizima kirimo mu byo washakaga. Ariko ntibivuze ko view yawe ibitaba yagiyeho. View yawe iba yagiyeho ako kanya. Mu gihe wakoze video nziza ujye wibuka ko na thumbnail ndetse n'umutwe w'inkuru bigira ingaruka ku nkuru yawe ndetse no kuri channel yawe. Rero nimba ukoze inkuru ushyiraho ifoto nziza ndetse wandikaho n'umutwe mwiza bitabeshya abantu. Ibyo ngibyo nubyitaho channel yawe izakura nta mususu. Ikintu cya munani ugomba kwitaho ni ugukoresha YouTube card. YouTube card ushobora kuba utazi icyo ari cyo. YouTube card ni kumwe uri kureba video ukahita ubona amagambo y'umukara ari mu kantu k'umweru akuje imbere, ntukagira ngo avuye mu ijuru. Uburyo wakoresha YouTube card mu gihe utabisobanukiwe, ushobora kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp tukagufasha nta kiguzi tugusabye. Twabiganiriyeho ko YouTube ihemba za YouTube channel zisurwa cyane kandi abazisura bakazitindaho, icyo dukunze kwita watch time. Ibi ngibi ushobora kubireba ugiye muri YouTube Studio maze ukajya muri YouTube Analytics, biba birimo byose. Iyo ukoresheje YouTube card bituma mu gihe umuntu uri kureba video yawe yaba atayikunze, YouTube card zihita zimuha indi video yawe paka ageze kuri video yumva akunze. Ari byo bituma amara umwanya munini kuri channel yawe, bigatuma channel yawe ikura mu buryo bwihuse. Rero YouTube card nazo zazo zitaho kuko zifite umumaro munini cyane. Tukomeza kukwibutsa ko ibi ngibi atari ibintu by'abafite YouTube channel gusa, ahubwo nawe utarayigira ushobora kuyigira ukabasha kwinjiza amafaranga yawe utarushye. Ikintu cya 9 ugomba gukora ni ugusaba abantu ko bakora subscribe. Umwe mu buryo bwiza bwo kumenya niba channel yawe iri gukura ni igihe abantu bakora subscribe kugira ngo bajye babasha kubona buri video yose uko uyishyizeho. Saba abagukurikirana ko bakora subscribe muri video uko uri kuvuga. Tukwibutsa ko kirazira kikaziririzwa ko wagura abasubscribers kuko mu gihe bimenyekane channel yawe izahita isibwa vuba na bwangu. Rero ni byiza ko wakoresha uburyo bwiza ubona abasubscribers. Ni mpamvu tukwibutsa ko udarakora subscribe kuri channel ya Black Rwanda ko wakora subscribe aka kanya kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru nk'izi ngizi 5x5. Uburyo bwa 10 wakoresha aribwo bwa nyuma ni ukongera inshuro zo gupostinga kuri YouTube. Ushobora kumva ibi ngibi ukumva ntacyo bimaze, ariko biba byiza iyo postinga video nyinshi kugira ngo abakoze subscribe kuri channel yawe batazigendera. Ushobora kwiha gahunda yo gupostinga video 2 mu cyumweru cyangwa se 3, byaterwa n'umwanya ufite. Ibi ngibi ntago bigusaba amafaranga menshi yo kubikora kuko byose ushobora kubikora kuri telefone yawe igendanwa wifashishije za application za telefone zitandukanye nk'iyitwa Animoto, Filmorago, Adobe Premium Club, Video Show, Power Director, KineMaster, Quick, Video Viva, Filmate n'izindi zigiye zitandukanye. Izi zose zigufasha gutunganya amashusho yawe byoroshye kandi akaza afite quality nziza kandi ku buntu. Turagushimiye ko wakurikiranye video ikabirangiye, tukwibutsa ko wakora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru zacu 5x5. Tukwibutsa ko mu byo tumaze kukubwira haruguru ushobora kutwandikira mu gihe utabisobanukiwe, ukatwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero uri kubona kuri screen yawe. Kandi niba wakunze iyi nkuru wakora like, share ndetse na subscribe. Wakoze kubana natwe.